nongeye kuguha ikaze wowe unkurikiranye kuri ya YouTube channel yanyu nyine mukomeza kugenda mukuraho amakuru agiye atandukanye umunsi ku wundi. Nkubwira rero nguhaye ikaze nkomeza no kukwifuriza kugenda nyine winjira mu mwaka wa 2024 ugenda uhura n'iterambere byinshi irirenze kuryo abafite ugenda wunguka n'ubwenge. Kugira ngo rero ni kakanya banjye kugezaho nyine amakuru arimo aragenda atradinga cyangwa se arimo aragenda nyihanganira haje makabazo gato. Amakuru arimo aragenda atradinga hano hanze aca ibintu nyine mu ba star. Uyu munsi rero nakugarukiye nyine kuri Bruce Melody ndetse na perezida Paul Kagame nyine umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyine ujye kuri YouTube. Mubwira ngo rero nyine ni kakanya mbanje kugenda nkugezaho amakuru menshi cyane usibye naho ibyamamare tujyana muri politiki ndetse n'imyidagaduro, music, cinema muri rusange, tukumva ukuntu hose nyine biba bigiye bimeze bigenda binatandukana tu. Reka rero twumve nyine ngo Bruce Melody ikiganiro yaje kuba yajyana na perezida cyangwa se na Paul Kagame cy'uyu munsi nyine cyatangaje abantu benshi. Ikiganiro cyabaye ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2024. Ariko mbere yuko cyumva ndaje nyikumvishe mu buryo bw'amajwi kugira ngo nyine wumve uburyo kuko bavuganye phone ndetse inkuru itingeraho aho ndi muri Mongolia. Ndavuga ati ntabwo naranayisangije bamwe mu Banyarwanda bumve imipango nyine cyangwa se plan B ya Bruce Melody afite kuba yakora cyane cyane nyine muri iki gihe kigiye kuba cyabana cy'amatora no kugira ngo perezida Paul Kagame abe yakwiyamamaza nyine kuyobora indi manda. Nagiye nkuraho mbakora ibiganiro nyine byinshi cyane bimwe mwagiye munabikunda, ariko hagenda habonekamo nyine comment zitari nziza zimwe na zimwe. Kugira ngo nawe ugiye kwandika comment ubanze ukontrole comment yawe, kuko hari comment utera nawe ikaba yatera umuntu ubwoba cyangwa se yarisha umuntu umutima n'abayibonye bakaba banagukurikirana bakavuga ati uyu muntu indiscipline case. Kandi like ndetse na subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda biba ubuki kurushaho. Bruce Melody rero muramuzi, ni umunyamuziki mu Rwanda, muramuzi muramwemera cyane. Ari mu basore bazamutse byihuse cyane. Icyo mvuze nyine no kwihiringa igihe kikagera bakaboostinga indirimbo zabo cyangwa se ibikorwa byabo bikamenyekana mu Rwanda, mu Banyarwanda benshi cyangwa se abanyamahanga batuye isi yose, kuko Bruce Melody azwi n'abantu batari bake. Rimwe mu basore rero batajya babura ngoma eri yose bashyira hanze cyangwa se basohora mwako indirimbo yose bashize hanze indirimbo yiwe nyine ihita imenyekana. Bruce Melody yagize gutya rero ku mafoto nabanje mwabonye mbere mwabonye kuri screen zanyu, asura nyine perezida Paul Kagame mu rugo rwiwe. Habamo nicyo bita gusangira hagati yabo uko ari babiri. Ni ibintu byari bishimishije ku ruhande rumwe cyangwa se urundi. Ndavuga ku ruhande rwa Bruce Melody mu artiste muri rusange, mwumva kuba wahura na perezida cyangwa se umukuru w'igihugu bivuga ko cyangwa se bisobanuye ko izina ryawe riba rimaze kwamara, kuba wumva ko nyine n'umukuru w'igihugu uriwe igihugu urimo nawe yumva indirimbo zawe, buriya nawe agira gutya nyine akareba bimwe mu bikorwa haba muri cinema haba nyine mu ndirimbo abagira gutya akareba bimwe mu bikorwa byayo, kuko nabyo biri mu bintu bimushimisha kuba abona abanyagihugu cyangwa se abana b'igihugu nabo bakomeza kugenda batera imbere muri entertainment muri rusange. Yagize gutya nyine amutumira mu rugo rwe barasangira. Munabizi mwagiyemo na ba Kivumbi King, mugenda mubona ba Bwiza Emerance. Bwiza muramuzi nk'umuhanzikazi nawe. Hagiye gutya nyine bamusura, bagenda bajyana n'ibiganiro byinshi cyane, nabyo nyine tugiye kugarukaho. Kuba Bruce Melody nyine yagize ikindi kiganiro yaba yagirana na perezida Paul Kagame, abantu benshi nyine cyane bateye n'ubwoba bakavuga ngo ibintu nyine bisa kuba bikaza nyine. Bruce Melody rero ngamaze igihe akurikiranwa n'abantu b'Abanyarwanda benshi cyane, ngo kandi umuntu akurikiranwa cyane buri agafite abakunzi bamukunda byanyabyo ntabyo kubeshya, ndetse afite nyine n'abanzi bamushushanya cyangwa se muri rusange bamubeshya muri make, bakomeza nyine kugenda bamuryarya badakunda bimwe mu bikorwa akora nyine.
Bruce Melody rero wageze gutya abwira Perezida Paul Kagame avuga ati nyakubahwa nanjye mfite nyine kuba nakwifatira umwanzuro cyane ko nyine ndi n'umuntu w'umugabo ubyaye wubatse ufite n'inshingano nyinshi cyane mu muryango mu gihugu ndetse n'abandi bantu banagiye gusinya nabo kontra no gukorana nabo ati njyewe ndagushyigikiye nyine first of all amajwi 100% kuri njyewe urayafite nyine n'ubundi nk'umuyobozi w'igihugu cyacu nk'uko twabikoze mbere n'ubu twakomeza kubikora mu rwego rwo kumwe ko nyine bamushyigikiye ariko bamwe nyine mu mutekano nyine bamwe mu basitari nanjye ndimo nawe ucitse cyane ku buryo nyine isaha n'isaha ushobora kuba wahurwa n'abantu bakaba bakwambura cyangwa se bakwendera basagarira umwe mu mutekano wawe umva ko nyine ramubwira ko muri rusange cyane cyane wiyivugaho umutekano nyine wabo nawe uba uri mu bibazo isaha n'isaha bashobora kuba bahura n'abantu bagahemukirwa. Bruce Melody rero ku muntu wanarije ino nkuru yavuze ko Bruce Melody ngo yashakaga kuba yasaba ko bamwe mu basitari cyangwa se mu bantu bafite ubushobozi uko mu bandi bahanzi bo hanze baba byemerewe cyane ko muri aba basitari bamaze kubona n'agafaranga kenshi ashaka gusaba nyine ngo ko nabo bakwemererwa kuba batunga cyangwa se batunga amwe mu babangusa cyangwa se mu basekirite bacungira umutekano nabo bafite imbunda. Umva ko nyine ari ibintu bitangaje, ibintu byahatiye abantu benshi ubwoba. Nakubwira ati uraza kugenda wumva Bruce Melody rero yaba yasaba kuba ngo yatunga imbunda cyangwa se yatunga bamwe mu basekirite nyine bagiye babyigira bakaba batunga imbunda. Kugeza ubu ngubu nyine ngo nta kintu perezida aramusubiza, nyine yaza kugira icyo yaza kuba yamusubiza nyine numva ko nacyo ndaza kwita nyikugezaho nacyo uba wacyumva mu kanya gato.